Mwana w'umujura. Ujya kunda amatuka. David oya. Ntushaka kuneza abajura ngera. Dani twumvikane ibyo. Shirire cyawe gikoya. Ubu telefone yawe ikunda kuyikora. Ibyo byose ni umwana n'ubwo. Uzone gukora simukadi cyangwa gukora simu. Cyo mujye bana barabikora. Kana bikora caraza nako caraza. Wabikiko. Dani, uzi ko ngiranye jene nta kibazo cyo gitwaye baburira tuze gato. Sibyo? N'amafaranga cyatwaye. Baburira tuze. N'amafuti y'abana. Urandeba siki? Urandeba ki wamuginga? Sibyo? Akote ntabwo ibintu bishaka. Ibintu byo musore mu rugo rwanjye nasohoke. Nasohoke kundi mukoze n'umujuru n'uramubonye. Oya. Kuye sibi cyari kundi mukoze neza mabandi. Oya, uyu mwana na mushikiwe ntabwo David twumvikane boya sibyo? Byo gusohoka byo cururuka ariko watuje. Umujuru namufashe mufate mu cyuho. Telefone yarejyanye ndwa. Sori jyanye. Vugisha ukuri. Kenda nawe tukara karagiye kwa kano. Sinkunda bana babeshya. Sibyo? Sinkunda bana babeshya. Nose niba gufashe uyitwaye ufite n'imyenda urahaje. Jye muri telefone ngize jye nkana nagiye mu nabo. Ngomuki. Urabeka nuko utabitwaye kandi wari ufite n'igikapu cy'imyenda. Icyo gikapu cy'imyenda yawe wazanye. Musurire ndagusha kuba ngiye mu nzu. Oya, ibyo nibyo turabifite. Twubane gusa. Mbabara umwana bakujye mu gihe baruze ndamusura. Byazanye n'itango nyine ndamusura mushiti nzavuga yuko byaje. Ndagende mu mafaranga ufite telefone. Kibuze baya. Ibyo nibyerekana. Shaka umwanda ibintu bitateka wanyine. Chango. Siga biza saa cyenda nabuze. Inshuti bakunzi bagenda ku mwana nizeye ko mumeze neza aho muhereye hose mu bice bitandukanye. Nizere ko wasikoze subscribe, like, share ndetse na comment. Nimba utarabikora iki ni kigiye cyo kugira ngo upyondaho ukanda ni kwaho kazugira kari ku ruhande. Gusa abakunzi banjye, bakunzi bagenda ku mwana, bakunzi bacu twese muri rusange, reka mbabwire ngo ndabishimiye kandi turabakunda cyane. Mwebwe mudahwema kudukurikirana. Rero ikintu kingaruriye aha ngaha muri kubona ko ibintu bimaze guhindura isura. Ikintu cyo twakora cyangwa se tumaze kubona, ese David ko yaragiye kugurisha abana babiri kugira ngo bakuremo impyiko n'iki? Arabizi ko umwe mw'aba bana ari umwana wa mukuru we cyangwa se ntabyazi? Ese mukuru yamenye yuko Uwera David yafataga Uwera ku ngufu kandi Uwera barabyaranye, ari mukuru, bizagenda gute? Ese iyi ntambara izahushwa muri uru rugo cyangwa ese nimamenye yuko Uwera ababyeyi bapfuye, mushiki w'aba bantu waba David akamwirukana mu nzu kandi ari umukazana wabo, amaherezo azaba yahe? Guys, ibi bintu n'urusobe n'uruhererekanye, mbese ni abavandimwe bari kumwe bararwana, ni famiye imwe ariko igiye itanaziranye, igiye ikururana, barimo bararwana mpaka bazageza no ku munota wa nyuma. Guys, ibintu birakomeye pe, ni ukuri kw'Imana. Gusa twivire aho ngaho twigarukire, bano bana nibo badoraje ishinga kandi nabo bantu dukunda gukurikirana bitewe no kuntu bafatwa cyangwa se bagenda bakubitwa buri munsi, bakubitwa n'uyu mugabo ndetse n'uyu mugore batigeze bababyara, ndetse tutazi n'ukuntu tutabashije no gusobanukirwa uburyo babonye bano bana. Gusa tukaba twamenya amakuru yuko ababyeyi bahoze barera bano bana nyirizina bari buze kubatwara, batangiye kubashakisha, amaherezo araza kuba aya. Ese barababona? Ese barisubiza iyi mitungo? Ese ni iyihe mpamvu batari kujya kureba mu nzu zabo kandi n'ubundi bano bantu bari kuba mu nzu zabo bantu atari izabo? Guys, imitungo zarikora. Reka twigarukire hano kuri uyu mugabo w'ikigoryi udatekereza kabiri ndetse udahwema gutesha umutwe we umugore. Bwanyuma na nyuma mbonye yuko imiryango ikururana koko. Naje gusanga ino miryango famiye yabo nta mikino igibamo, nta mikino namwe, yaba ku mukobwa yaba ku mugore yaba ku muhungu, bose cyangwa se no ku mwana, bose nta mikino haba. Urabona umugore ngo arafata umugabo we akamusohoranza akabanza akamuritura inki zigera muri 3 enye,
ariko uyu mugabo nanone yakoze amakosa wenda nubwo umugore atabasha kumwihanganira bakira aho bagiye, ariko yakoze amakosa akomeye. Aba ni ba bagabo ohereza amafaranga kugira ngo bikure mu isoni mutemberana ahantu bajye kugura imyenda, akayajyana mu rwagwa ndetse no mu bagore, ubundi agatira cyangwa akagura agakositimu k'ibihumbi 10 w'amaye 200, ayandi yose yayanywereye inkubu, yambaye bodaboda twabaga ko ari kwa sebo kuko kwa baramubi bodaboda. Umugore yarabitsa yarakoze uko ashoboye akabika amafaranga. Murabona n'umugabo adakwiriye iki koko nk'izo bari kumuha, arazikwiriye pe, tuvugisha ukuri. Abagabo b'ibigoryi nk'aba ngaba bagakwiye kuzajya bakwitwa buri munsi amanywa n'ijoro, bakoza ibyombo, bagakoropa, yewe byaba ngombwa bakanamesera n'abagore, kuko bitabaye ibyo uyu mugabo nta bwenge pe, tuvugisha ukuri. Tureka gushyigikira ngo uruhande rumwe. Nawe uri umugabo uri kureba ino filime uri kubikurikirana ubuzima ukuntu bumeze, ntabwo waba ufite umugabo w'ikimara nk'uyu nguyu ngo umwihanganire. Nimba nawe uri ku meza uri ikimaraguritse, nanjye nabwira umugore wawe kutakwihanganira. Gusa ibyo tubivaho ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni aba bana bafashwe nabi mu buryo bukomeye, ntibajya biga. Ngaho abaza bene wabo bakabashimuta, bene wabo w'uyu muryango bakashaka kujya kubagurisha, bari kuzizira hagati ya famiye iri gukina ibyayo igakinira no kubana. Tekereza, imagine kweri, ese Uwera azabasha gutokeresha umwana ko yatangiye gufata umugambi wo kugira ngo atorokeshe bano bana, ko nawe nta hantu afite ho kujya, se azabajyana he mwakabyaramo? Yego turabyumva arababaye, ariko kubona ukuntu umwana ari gufatwa nabi, akabona ukuntu umwana wundi bahorana nawe ari gufatwa nabi, ese amaherezo araza kuba ayahe? Araba ayahe? Araza kubatorokesha cyangwa twigarukire ko iki kigabo cy'ikigoryi bagomeje kubiha iki buri gitondo uko bwije nuko bukeye, ariko nta iki kigabo gikwiranye inkoni. Tujye tuvugisha ukuri mwana, uyu mugabo akwiriye inkoni n'imigira. Ahubwo ni iki misemeye ko abagore barakaye ubundi umugabo akuzana ubugoryi nk'ubu ngubu umucanga minki. Yahandi usanga umugabo avuga ngo umugore ngo yigeze umugabo mu rugo, kandi umugabo ubwo bugabo bwiwe atabukoresha mu rugo nk'uko bukwiye. Umugabo afata amafaranga akayirukira mu kabari, ntazi ko umunyu uhari mu rugo, ntazi ngo bararya iki, agataha ari kubaza ibiryo kandi yasize mu rugo nta kintu gihari, amafaranga yari afite akayagena mu kabari. Rero igihe umugore yafashe izo nshingano akajya avuga ati aya mafaranga ntabwo yakura angana guhaha, ejo se tuzarya iki, tuzambara iki, bizagenda gutya, ugasanga umugabo ari kuvuga ngo umugore yigize igishega mu rugo kubera iki, inshingano zamunaniye umugore ni uri kuzikora. Nese mugira ngo nimba wewe bikunaniye urugo turutererane twese, amaherezo azaba yahe? Mujye mumenya ko abagore batekereza kure bro, mujye mubinamenya muhaga n'agaciro. Ntabwo umugore ashobora gutererana urugo rwiwe ahava akagera uko byagenda kose ngo wagiye mu kabari ari wowe uri butahe ukambaza ibiryo, ngewe nanjye nkabwirirwa amafaranga nzi ko yabonye. Ibyo ntabwo bibaho. Tuvugisha ukuri. Reka nigisabira abantu banjye gukora subscribe, like, share ndetse na comment, muri bityo dusengera n'aba bana tuvuga ati Imana ubahereze kugira ngo ababyeyi babo banyabo baza kugaragara, bongere bafatwe neza nk'abandi bana. Sinzi impamvu aba bana batamenya yuko abatari ababyeyi babo. Ese babafashe bakiri bato, ese babafashe bakuze, babahaye imiti se yabibagize bakiyumvisha ko bari ababyeyi babo? Ese story y'aba bana imeze birava he bikajya he? Nimba ushaka gukurikirana story y'aba bana, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ndaje mu kanya gatoya mbashyiriye ubuzima bwa nyabwo bw'aba bana nyirizina mbere yuko bafatwa nabi gutya, cyangwa se bafatwa n'aba babyeyi bari kugenda babakiniraho imipira nk'abakina basket. Ndaje mu kanya gato cyane mbahereze story ndetse n'ubuzima bwabo bwite, ndetse na Uwera nuko byagenze bajya kumutera inda, ndetse bakakora n'ibindi byose byagiye bikorwa kuri Uwera. Guys, rero reka mbanze mbashimire cyane by'umwihariko ku muntu wagize uruhare mu gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko nimba uri n'ahantu utari wabikora, ntarirarenga igihe niki kugira ngo ukoreho, ntago ari ibintu bigoye.
ikindi nimba utameze neza weho usenge ubiharire Imana iraza gutuma umera neza. Nimba uraye senga, byose tubisaba Imana. Imana niyo rugira kandi niyo byose, niyo dukesha byose ndetse n'ubuzima bwacu. So ikindi rero nasoza mbashimira by'umwihariko ibitekerezo byanyu mugomba kuduha, mukomeze kuduhereza, bityo byiyongera mu ibi bitekerezo bya filime dukora. Gikora subscribe